Basoje cyane kandi mbifuriza kugubwa neza aho muri hose, nizeye ko meze neza nshuti zanjye. Uyu munsi ntabwo nishimye bitewe nuko muba mwabiteye, sibyo? Njye narababwiye ngo kuba wasenya urugo rwawe nta kintu byamfasha, sibyo? Kuba wasenya urugo rwawe nta kintu byamfasha, kuba wahura n'ibibazo byinshi nta kintu byamfasha mu rugo rwawe. Kandi mu by'ukuri icyo mba nifuza ni uko niba nkwigisha inyigisho igomba kukugirira akamaro, kuko ntabwo ngewe nyikwigisha ko nyiyobewe, nyikwigisha kugira ngo ikugirire akamaro. Ariko iyo ndi kumva nk'abantu ngo basenye, ngo bahuye n'ibibazo runaka, birambabaza cyane, kuko nkunda kubigisha nkababwira ati umugore ni uwitwara gutya, umugore ni uwumenya icyo agomba gukora mu rugo rwe. Abagore babyuka, iki cyumweru nakiriye ikintu cyitwa ibirego. Mwihanganire reka mbivuge gutyo, ko buriya umugabo akuhamagara akakubwira ati jyewe umugore wanjye gutya na gutya, si uko ibyo bintu biba bimushimishije, sibyo? Ahubwo we aba agira ngo basi byibura niba azi yuko izo nyigisho ajya zikurikira, use nk'ubikomozaho bivuge, hanyuma noneho nawe yumvireho. Umugore arabyuka mu gitondo akagenda, akabyuka akagenda, sibyo? Arabyutse, cyangwa se wenda urabyutse we mugabo ugiye mu kazi, n'urugero ndi gushaka gutaha kugira ngo uwo muntu ataza kubyumva nyine bimukomeretse cyane. Ugasanga urabyutse ugiye mu kazi, umaze kujya mu kazi usize umugore mu rugo. Umugore nta kindi kintu ari bukore, urumva yiwe mu rugo akoze utuntu runaka, aratetse, akoropye muri salo, n'ahandi hantu runaka. Ariko umugabo yataha agasanga icyumba kiri cucu, aho umwana yaraye, inuze aho yanyaye. Umva umugore akajya kugira gute, akajya gukora amasuku kubera ko abonye umugabo we. Nk'abantu urumva ibyo bintu ari byo? Mu by'ukuri hariho ibintu usanga biba bitagomba kugira gute, biba bitagomba kuba mu rugo rw'abantu, mu gihe umugore aba agomba kugira gute, kubyitaho. Cyane cyane ko niyo waba ufite akazi ke kose waba ufite. Inshuti zanjye munyumve neza pe. Kandi buriya ndakubwiza ukuri ngo buri muntu wese afite ubwenge, ahubwo tubura abahwituzi. Rero niyo mpamvu ndi hano nk'umuhwituzi, kugira ngo nguhwiture, nguhumure ku maso, ngukarabye ku maso, ubashe kumenya urebe kure. Ni ukuvuga ngo rero umugore aba agomba gukora isuku mu cyumba cye. Nta nubwo uba unakwiriye ko wanabibwira n'umukozi ngo ugenda ngo ujye gukora ngo biriya, ntabwo uba ukwiriye kubibwira umukozi. Uba ukwiriye kubikora, ukabikora, urumva, ukabyuka mu gitondo ugasasa, wamara gusasa umva ugakora ibindi bintu wamaze gusasa mu cyumba cyawe. Ikindi kandi mu masaha ya nimugoroba, uba ugomba gukoropa icyumba cyawe, ukagikoropesha ukagikoropesha akawomo gahumura, cyangwa niba katanahari ugashyiramo agaparufe cyangwa akawudi, ugasasa neza icyumba cyawe ku buryo umugabo akigera bakumva kirahumura, kimeze neza, ukumva giteye apeti yo kugira ngo kiraremo. Mu gihe uzi yuko ibyo bintu utabikora, urimo urahemukira urugo rwawe, urahemukira umugabo wawe. Umugabo aharinda hataka avuga ati jyewe ndapfuye, ndinjira mu rugo nkumva umwuka uranyishe, umwuka uranyishe, arahumura nabi, ndumva ntazi ibyo ari byo. Agasanga arimo aragira gute, arimo ababazwa nuko urugo rwe rutameze neza. Nta mugabo n'umwe wakishimira yuko yataha mu mwanda. Ibyo bintu murabizi mwabagore mwe? Umugabo uko yaba ameze kose, uko yaba ari umunyamwanda kose, nta mugabo ujya wishimira gutaha mu mwanda. Ntabwo bijya bibaho. Nta n'umugabo ujya wishimira kuba ahantu hari umwanda. Ubwo rero urumva mu by'ukuri umugabo, inshuti yacu yaraduhamagaye irabitubwira, aravuga ati nyaboneka shangazi wajyaga wigisha ukigisha abagore imyitwarire yo bagomba kwitwara, ariko ubu none ahangaha niba baribagiwe, niba byaragenze bite ntabwo tubizi, ariko nanone ongera uduhwiturire, udufashe kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya agaciro kiwe na kategori ahagazemo. Ibyo rero niyo mpamvu tubigaruye, kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya ngo mpagaze hano. Niba nibagiye kuri umugore, ibuka kuri umugore. Erega turi abagore, kuki tubihakana? Kuki dushaka kuba nk'abagabo? Ntabwo bishoboka.
ntabwo bishoboka ko twaba abagabo, nta nubwo bishoboka ko twabaho nk'abagabo. Tuba dukwiriye kumenya ngo niba ndi umugore, inshingano zanjye z'umugore bwa mbere na mbere ni izihe. Ngomba kuba ngomba kubyuka nkakora imirimo yo mu rugo niba nta kazi kandi mfite, nkabikora byose, nkamenya ngo abana baryamye, nkamenya abana ngo bagiye ku ishuri, nkamenya ngo abana babagize coaching, nkamenya ibintu byose nkabimenya. Noneho namara kubimenya nkamenya n'uburyo ngomba kwitwaramo. Ntabwo kuba umugore mu rugo rero ari ukwitwa ko wakenyeye igitenge cyiza, ari ukwitwa ko warongoye muri iryo joro. Ntabwo kuba umugore mwiza ari ukubera yuko ubanye n'umugabo ataha yinuba avuga ati izi saha si ndajya mu rugo, izi saha si umuntu uko ndawukira, izi saha si induru ndayikira, izi saha si akumva arashaka kwirarira iyo yigiriye, cyangwa se niba adashaka no kuharara arashaka kuhagera asa nkaho bwakeye. Ibyo byose mujye mubyibuka mwa bagore mwe, mumenye yuko hariho ibintu dukora natwe ubwacu bikatugiraho ingaruka kandi ingaruka zitari nziza. Ibyo rero tujye tubimenya, tubizirikane, tumenye yuko uko byagenda kose urugo ni urugo ntago urugo ari biye ujya gukina mu muhanda uko wiboneye. Ikindi kandi twongeye tugaruke ku bagore bafata abakozi bakabagira nkaho ari bo bagore mu rugo, ejo n'ejo bundi ukazasanga ndetse n'umukozi n'inshingano byose ko wamuhaye izindi nshingano, ubundi ikindi kintu utuma atagira hariho abagore bajya bijujuta ngo umugore ngo umukozi ngo yantwariye umugabo, ese buriya ngo uriya mugabo ngo yamukurikiranyemo iki? Inshuti yanjye afite ikintu yamukurikiranyemo, afite ikintu cyatumye kimukurura kuri we. Umukozi arabyuka agategurira icyayi umugabo wawe, akamuha karibu ku meza, akamuhanagurira inkweto, akamuterera ipasi y'umwenda ari bwambare. Madamu uraho uri mu buriri urimo uragona, harya madamu uri igikira uri igiki madamu? Umukozi aramenya ibyo umugabo wari burye. Umukozi urabyuka akagenda mu kazi, umugabo agasigara aryamye, umukozi akajya gukoropa icyumba cy'umugabo. Niko madamu? Yewe muhumure ku maso, murebe kure, mpora mbigisha ubwenge, mpora mbasaba guhumuka. Ariko sinzi ikibazo nakabaye ibibazo ngiye ntakibyumva ari nk'umuntu wingandiza ambwira ati dufite ibibazo runaka, urumva? Ariko iyo ndeba nkabona abantu muracecetse muratuje, biramvuna cyane, biramvuna. Iyo mbona mutuje kandi mugaturiza amafuti, harimo abari kubabazwa, harimo abari kubabara, ibyo bintu biramvuna cyane, bikananshyira kure, nkibaza nkavuga ati amaherezo yo azaba yahe? Ko ndeba ibintu biri kugenda byanga, amaherezo azaba yahe? Ibyo rero mujye mubitekerezaho nk'abantu bakuru, mutekereze icyo gukora ni igiki, mutekereze ko mugomba kubaka ingo zanyu nimwe mufite urufunguzo rwo kugira ngo zikomere cyangwa se zisenyuke. Imana ikomeze ibarinde umugisha. Bye.